umunsi FPR Inkotanyi Agakino Habyarimana Dakar muri Senegal bigatuma asobanura bitapanzwe ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zari mu mihangayiko imihanda yose. Ikindi cyari mu byari biraje inshinga bitabiriye inama y'Dakar muri Senegal. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yabereye Dakar muri Senegal, nubwo nta muntu wa FPR wari wayitumiwemo, Polisi Denis yavuze ko bakoze ibishoboka byose ngo ikibazo cy'abanyarwanda b'impunzi kigezwe ku meza y'ibiganiro. FPR Inkotanyi mu gukotana ko nk'ibisanzwe bifasha abanyarwanda bigaga Dakar ndetse n'abanyasenegal b'inshuti zabo nabo bakoranaga, byatumye Habyarimana yisanga mu bibazo bimuhatira gutanga ibisubizo bitari biteganyijwe. Byabaye ngombwa ko Habyarimana nimugoroba aza gutanga ibiganiro mbwirwaruhame, ari naho yasobanuriye ko Rwanda ari igihugu gito kari nk'ikirahure cyuzuye amazi kushyizemo andi yameneka. Habyarimana kandi hari naho yavugiye ko Rwanda ari nk'inzu berekanamo filime abantu baguza amatike ari benshi, bikaba bidashoboka ko bajyamo bose mu rwego rwo kwirinda kwicwa no kubura umwuka. Kuva mu mwaka w'1959 ubwo abahezanguni n'abahutu batangiraga ibikorwa byo kumenesha Abatutsi, babatwikira, abandi bakicwa, u Rwanda rwagize impunzi nyinshi mu bihugu bitandukanye, byaba byo mu karere n'ibya kure. Impunzi zahuye n'ibibazo bikomeye, ndetse mu mwaka w'1942 abari muri Rwanda barirukanywe bagize Kagitumba ku ruhande rw'u Rwanda, narwo rurabirukana rubita abagande. Iyi ni BKO nje birikajibwana. Polisi Denis wari warahungiye mu Burundi yabwiye One Nation ko mu buhungiro bitari byoroshye, kuko ikibazo abenegihugu bagira ingaruka zikomeye ku banyamahanga bari bahari. Barirukanywe ngo n'abanyarwanda bageze iwabo nabo barirukanywe ngo n'abagande. Bumva wagira utubwo aha abandi bari hanze bose. Haragira ikibazo cy'abenegihugu barwanira ubutegetsi nk'abanyamahanga mukabigwamo. Ibyo byabaye ku bari Burundi ku nshuro nyinshi, kugeza ubwo n'abana batangiraga uwa mbere w'amashuri babuzwa gutangira uwa mbere w'amashuri. Uburakari rero bwagiye buvuka ahantu henshi. Muri byinshi cyo gitumwa rimwe na rimwe ikintu kivamo kwiyemeza kenshi ari akababaro, kumva ko udafite uburenganzira na bumwe, na agahinda niko kakwemeza ko ugomba kugira amahitamo kandi akomeye. Polisi Denis yahamije ko yageze mu Rwanda mu mwaka w'1948 ariko yihinduye umuzayirwa, atembera ahantu hose aho abonye ibintu bikamutera ubwoba ndetse bikamutera n'akabara, ariko akabona ntacyo yabikora. Yibuka ko yasanze abantu baratakaje icyizere cy'ahazaza, ntacyo bafite. Komite y'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi mu mwaka w'1986 yafashe icyemezo kigira giti: u Rwanda ubu ngubu ntitugikuye abanyarwanda bari mu gihugu imbere. Ubwo rero ntitwahamagara abanyarwanda bose bari mu mahanga ngo nibaze kandi bazire rimwe, ibyo ntibyashoboka. Iyi yahise ihinduka intero n'inyikirizo kuri Habyarimana Juvenal wari perezida, kikaba igisobanuro atanga habajijwe hose ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Iyi mvugo yumvikanamo gukabya, kuko icyo gihe abanyarwanda babarirwaga kuri 6.6 miliyoni gusa. Dakar FPR yatumye Habyarimana yisobanura bitari biteganyijwe. FPR Inkotanyi yari ifite gahunda yo kubanza kumvikanisha ikibazo cyayo, abenshi bakanga kugitega amatwi kubera ko guverinoma ya Habyarimana yabyitambikagamo. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yabereye Dakar muri Senegal, nubwo nta muntu wa FPR wari wayitabiriyemo, Polisi Denis yavuze ko bakoze ibishoboka byose ngo ikibazo cy'abanyarwanda kigere ku meza y'ibiganiro. Ati: tugeze Dakar mu mwaka w'1989 habayeho inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika. FPR yashoboye gushyira mu madosiye yose y'abakuru b'ibihugu ikibazo cy'abanyarwanda, imikorere y'uburyo byakozwe n'ibindi. Yavuze ko twaciye mu banyarwanda bari Dakar icyo gihe, ngira ngo bari na benshi koko, nabo bacumba abanyasenegal biganaga n'inshuti zabo, nabo bakoranaga. Habayeho imirimo ikomeye, ariko bijya mu madosiye y'abakuru b'ibihugu, ufunguye wese akaza abaza Habyarimana ati: ibyo mbonye ni ibiki? Byabaye ngombwa ko Habyarimana ku mugoroba aza gutanga ibiganiro mbwirwaruhame, aza gusobanura none ko igihugu ari gito kari nk'ikirahure cyuzuye amazi kushyizemo andi yameneka. Habyarimana kandi yavugiye ko u Rwanda ari nk'inzu berekanamo filime baguza amatike ari benshi, bikaba bidashoboka ko bose bagiramo rimwe mu rwego rwo kwirinda kwicwa no kubura umwuka. Polisi Denis ati: ubu noneho twese twaragarutse, turi hamwe, filime twayirebera hamwe, igihugu cyabaye kinini. Urugamba rugitangira mu minsi 2 gusa. Major General Fred Gisa Rwigema, nubwo batahise babimenya, ariko byabaye inkuru y'incamugongo ku bari batangiye urugamba. Gusa Polisi Denis asanga urupfu rw'abasirikare baguzwe ku rugamba ubwo FPR Inkotanyi yongeraga nk'urubyiruko ishyaka, bigatuma bambarira urugamba baba benshi kurushaho. Byavuye mu bwitange bwinshi, amahitamo akomeye yayo yatumye urugamba rukomeza. Bihere no ku muyobozi wacu utari uhari, wahisemo guta amashuri, akazi n'abana ku nzego n'izindi mu mashuri bari barimo. Yavuze ku muhungu wigaga Courage Saint Albert utaritabiriye urugamba, icyo gihe abakobwa bamwitaga Maria, bakamwita ikigwari. Polisi Denis yameje ko abeshya ko Rwigema yishwe n'abasirikare ba RPA ari abifitemo umugambi wo gusebanya bagamije guteza ibindi bibazo, ariko muri byo nta gitangaza kibirimo. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni inkuru zisheshe y'amakuru igihe.com. Iyi ni BKO nje birikajibwana.